Hi guys, Agape Hub family, aho uri hose unkurikira ukurikira ibintu mbagezaho ubikunda, ndagushuhuje kandi ndagukunda. Abashyashya niba umbonye ari ubwa mbere wakora subscribe kuri aho ukoresha YouTube hose, kuri phone yawe, kuri laptop, iPad, icyo cyose ugakora subscribe. Niba wagikunze ikiganiro ugakora like, ugakora share, ugasharinga n'inshuti zawe. Ibyo byose bizaba bituma ubona umunsi ku wundi notification ibintu mbagezaho. Rero uyu munsi guys ndashaka gukora comment ku ma videos yanjye yose y'umwaka ushize. Yose se oya, yose ntago napfa kubivamo, ariko ndakora comments za ngombwa numva zikenewe ubu ngubu. Maze amezi 8 mfite YouTube channel, iyi ngiyi Agape Hub. Nabambibutsa ko nongeyeho 250 kugira ngo ibe unique, bigaragare ko nushyiramo 250 uhita ubona ko ari yanjye. Ariko ukanze Agape Hub, searchinze Agape Hub, wabona hari n'izindi z'abashinwa z'iki gutyo, ariko iyi ngiyi niyo myihariko wayo. Rero izi video nagiye nkora zitandukanye, hari ibibazo abantu bagiye bazimbazaho nkabura umwanya wo kuzisubiza, ariko nkabisubiza, ariko nkabisoma. Hari nanjye comment zanjye nshaka kugira ngo mbasangize. Kaduhere kuri iyi video ngo ya ibintu 6. Niba hari video wumva utarabonye muri izi ngiye kuvuga, subira inyuma ujye kuri channel yanjye ugandike Agape Hub cyangwa utypingemo iyo title uyirebe, kuko hari igihe ushobora gusanga video zanjye zose utarazirebe cyangwa umenye vuba. Rero nk'ingi ngo ibintu 6 byagufasha kubaho wishimye. Nayifashe ibintu 6. Hari abantu bagiye bambaza banyandikira ngo ese kwishima bisaba ibintu 6? Kwishima ni iki? Ese umuntu muzima ahora yishimye gusa atababara? Oya, ibi ngibi ni ibintu 6 nabahitiyemo bishobora kugufasha mu rugendo rwo kwishima, kuko kwishima ni amahitamo y'umuntu. Bitavuze ngo umeze nabi cyangwa umeze neza, ni amahitamo kwishima, kuko ushobora no kuba umeze neza ariko ntiwishime. Twakomeje ibintu 6 ibintu wakora buzi icyo ukora, things to do when you're bored. Ibi ngiyi impamvu nayikoze iyi video nuko nanjye ubwanjye hari igihe njya nicara nabuze icyo nkora, nkibaza ikintu nakora mu gihe ndi bored, nabuze icyo nkora. So ni muri urwo rwego rero nafashe iyo video ndabisobanura, mvuga utuntu ushobora gukora, ibintu abantu batitaho kandi wakora mu gihe wabuze icyo ukora. Iyi video nayo wasubira mukajya kuyireba. Hari indi ngo jus yagufasha kugabanya ibiro. Iyo jus ni jus ikora cyane, ni jus iri popular, izwi ahantu henshi, abantu benshi bayikoresha nka detox. Iyi ngiyi ngo impamvu 10 zituma udatakaza ibiro, nayo ni ibijyanye na health, kuko musomye hejuru kuri channel yanjye hari content yanjye, hari beauty and health, entertainment, lifestyle, ukuvuga ngo hose ngenda ngerayo. Iyi ngiyi ngo hehe no kugira mu kwaha hirabura. Kugira mu kwaha hirabura ni ikibazo. Kugira ngo nkore iyi video ni ikibazo nagiye mbona numva nanjye ubwanjye ku mubiri wanjye n'abandi. Ugasanga ufite mu kwaha hirabura kandi utazi nimwe na rimwe n'icyabiteye, cyangwa ubizi kubera wenda shaving cream wakoreshaga cyangwa amadeodorant wakoreshaga, nyine ibintu nk'ibyo. Hari n'igihe aba ari ku mubiri wawe umeze ari ibikushe byagiye bijyaho kandi bishobora kuvaho. Ibyo byose nyine narikizeho video yanjye. Amategeko 10 yo ku meza. Amategeko yo ku meza, table manners. Hari abantu bambazaga ese ngo aganga utatubeshye ngo amategeko yose barayubahirizaga. Ngo urayubahiriza? Havuga well
ndayubahiriza iyo biri ngombwa ko nyubahiriza. Tuvuge niba ndi nko mu rugo ndi kurisha nk'intoki ugomba kuba free. Ntago wavuga ngo mba nkubwiye 100% ngo table manners ngo ndazubahiriza ndi mu rugo cyangwa gutyo, nta ndi kukubeshya. Cause hari igihe rimwe na rimwe ushobora kurisha intoki, ushobora kwicara uko ushaka uri kurya, nyine niko bimeze, niko bibaho. So hari abantu babimbazaga rero, igisubizo nguhaye nuko ngewe ku giti cyanjye table manners nyubaha iyo biri ngombwa. Niba ndi mu rugo hari abashyitsi ngomba of course kumenya uko nitwara ku meza. Niba nasohotse, niba bantumiye ahantu for dinner mu bantu, nyine of course ndifata neza. Ariko niba nasohotse kujya kurya ifi n'abashuti banjye, ntabwo ifi ngewe ku giti cyanjye ntabwo nabishobora kurya gutya n'amahwa n'iki, nkaraba intoki nkarya nyine ndi free nta kibazo. Utazahurira n'ahandi hantu ukabyibazaho ngo se ngo table manners yatwigishije we ko atayikurikiza. Ndayikurikiza ariko aho biri ngombwa. Iyi ngiyi ngo hitamo amabara agezweho wajyanisha. Ibintu byo kujyanisha ni ibintu byiza cyane, ni ibintu abantu bamwe bazi abandi batazi. Style barayiga, style nta muntu uyivukana, ni ikintu twese ubyuka ukihugura kwa, ntago ahangaha nka matinda. Irebera uko wagira uruhu rwiza mu maso. Ibi byose hari igihe uruhu rukunanira, hari igihe wisiga amavuta mabi. Hari ikintu nshaka kuvuga ahangaha ku bintu bijyanye n'uruhu. Abagore, abakobwa munkurikiye, uruhu rwo mu maso ntabwo barushiraho ibintu byose babonye. Impamvu ndi kubibabwira gutyo ni uko byambayeho. Ngeze kwisiga amavuta, niba yari yarapfuye, niba yari expired kandi avuye i Burayi, please note bien, avuye i Burayi, ayo mavuta antera ibintu mu maso, angira iki gutyo. Rero ibi mu maso ntabwo upfa gushiramo amavuta yose wiboneye, ugomba gutoranya ukayagerageza ukareba. Ikindi, abantu munkurikiye mwisiga amavuta atagira izina. Ubwo mwumvise icyo nshatse kuvuga, amavuta atagira izina. Ya mavuta ugenda mu mujyi bakavanga ibyo bavanga bakaguhereza mu gicupa kidafite izina, kiba ari icya omo niba ari iki, bakakubwira ngo genda. Wabaza ngo yitwa ngo iki, ngo genda wisige, wowe wishyura dusende wisige. Urumva rero kwisiga ibintu bidafite izina, utamenya n'icyakwisha, utamenya n'iki, ntabwo ari byiza. Tubikosore. Menya uko wakwitwara uri kuvuga. Izi ngizi ni public speaking cyangwa skills zagufasha kugira confidence igihe uri kuvuga mu bantu. Izi ngizi zo zigomba gukora ahantu hose. Igihe ujya mu bantu, igihe uri kumwe n'umuntu muri babiri, ugomba kumenya ukuntu ucommunicatinga nawe. Abantu batarayireba mugende muyisure muyirebe. Iyi ngiyi nari nigize ngo niba ari relationship advice, I don't know. Ariko inama nabagiriye nizo, uzirebye neza ukazikurikiza nibyo. Mbese umukobwa muri kumwe aragukunda by'ukuri. Niba uri umuhungu nkurikiye, genda urebe iyi video niba utarayireba, umenye niba umukobwa muri kumwe cyangwa uri kuvugisha muri iyi minsi muri kuvugana cyangwa mukundana, urebe neza ibyo ari byo. Iyi ngiyi ngo arizo ntari busubiremo nyine. Ibintu iby'ingenzi utagomba kubura mu kabati kawe uri umugabo cyangwa uri umusore. Abagabo n'abahungu bakunda kumbwira ngo kuki ntakunda gukora ngo video z'abahungu zireba abahungu. Uyu mwaka wa 2023 ngiye kugerageza uko nshoboye, ngiye nshyiramo ibintu bireba abagabo. Ibintu bifasha umwana kwiyongera ibiro. Wow. Iyi video nayikoze kwa kundi ukora video kumva se ibi bintu abantu bazabireba, si ibi bintu abantu bazabyita, ariko byaje kuntungura. Naje gusanga iri mu ma video yanjye meza yakunzwe kandi yarebwe cyane, biranshimisha. So ntabwo nari ko ababyeyi benshi bafite icyo kibazo cyo kugira abana bananutse cyane. Rero niba nawe ufite umwana unanutse cyane, subira inyuma urebe iyi video.
ikindi hari video nakoze oh my god guys, muri video zose nakoze niyo video yantwaye energy. Can you imagine? Nta ka video koroshye gasanzwe hako sinzi impamvu yantwaye energy, yaranduhije pe, ariko malheureusement ntago ariyo yagize views. Nta views ifite nta views ifite. Byarantangaje kandi njye nayishyizeho umutima wanjye neza, ndavuga iyi video ishobora gukundwa, ariko ntago yakunzwe sinzi impamvu. Yitwa ngo niba isukari yarakunaniye kureka reba iyi video. Sinzi impamvu abantu batayirebye cyane, kandi ni video nziza kandi nanjye yantwaye energy. Indi amakosa abageni bakunda gukora, nayo ni video nziza cyane, irimo utuntu tw'ubwenge, tuntu tw'ubwenge njya mvuga. Smoothie yo kongera ibiro. Abantu benshi dustrugglinga no kuluzinga weight, tukavuga ngo se nakora iki kugira ngo nanuke, nabigenza gute, ariko iyi video uzayirebe niba ushaka kugaininga weight ariko mu buryo buri healthy. Iyindi natural hair. Abantu bahora bamereye nabi ngo mbere ku buryo nkora imisatsi ya naturel. Uyu mwaka nzagerageza, ariko nzagerageza kubisimingi gukora imisatsi bintera ubute pe. Nzagerageza mbibereke bintera ubute. Akenshi nkunda video zo kuvuga kuruta izo gukora imisatsi. Gukora imisatsi yako nzagerageza muri uyu mwaka ndebe ukuntu mbigenza, kuko abantu benshi barabinsaba, abakobwa abagore bafite natural hair ngo tips, amavuta. Nzakora video y'amavuta nisiga mu mutwe. Ibyo byose nzagerageza pe. Ikindi ngo ikibijyanye n'imisatsi, nigeze gukora video ngo ya gufata umuceri ukabira byose ukawubika ugashyira mu mutwe. Hari abantu bambaje ngo ese biriya bintu birakora cyangwa ni ubupfumu, umuceri ujya mu mutwe gute? Narasetse, ariko umuceri ni iriya video nibyo birakora. Niba ufite umusatsi woroshye ucika cyangwa utabyimba cyangwa ufite ibibazo, umuceri uzagufasha. N'abandi bantu bambajije ngo nigeze kumara 4 days ndi muri, actually ni kimwe nuko nashutinze video enye gusa, ndi muri detox. Ku detoxinga mu mutwe, ku mubiri bitandukanye, natwo n'utu video twiza. Indi video, hari abantu babonye nkora mask ya Colgate na Vaseline, barambaza ngo ibi bintu se ntabwo byatwika umuntu mu maso. Igisubizo cyanjye nuko niba ufite sensitive skin, umubiri wawe ugira reactinga ku kantu kose kagiye ku mubiri, ntabwo ugomba kubanza gucekinga buri mask yose ugiye gukora ukareba ko yajyana n'uruhu rwawe. Kandi ikindi gihe ubikoresheje ntabwo ari byiza kurenza iminota 10 bikuriho, ugomba guhita woga mu maso. Ikindi, inshuti 6 tugomba kwirinda. Iyi video narayikunze cyane kuko nari maze iminsi mbitekereza, ntekereza ukuntu inshuti muri iki gihe kubona inshuti y'ukuri bigoye, kubona umuntu muzima wakwizera bigoye. Ndavuga ese umuntu yabigenza gute kugira ngo yirinde izo nshuti mbi. Iyi video ntabwo irangiye, nzakora part 2. Ikindi, tuntu 15 mu buri mukobwa wese agomba kuba atunze, buri mugore. Iyi video muzayirebe, nayo yantwaye energy. Ndi kugenda babwira video zagiye zintwara energy, nayo yantwaye energy. Ikindi, first date mistakes to avoid. Date ushobora mistake ushobora kuavoidinga kuri first date. Wasohokanye n'umuntu, bantu munkurikiye muri uyu mwaka, niba bagutumiye guhura n'umuntu, umuhungu umukobwa musohotse, uzarigenda unyarukire kuri aka video karebe, urebe imyitwarire utagomba kugaragaza. Ikindi, hari video yanjye ngo natinyaga abantu. Hari abantu banyandikiye ngo watinyaga abantu, ngo gute se kandi tubona ngo uvuga ngo iki ngo uri sharp iki. Umva,
natinyaga abantu, koko nongeye mbisubiyemo, natinyaga abantu, kuvuga mu bantu, gutanga ibitekerezo mu bantu, kugira nyine guca mu bantu, tuvuge niba hano hari abantu benshi, kubaca imbere nkagira ubwoba nkazenguruka. So ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Niba nawe ufite nk'icyo kibazo wareba iyo video ukareba ko hari ikintu yagufasha. Hari akavideo nashizeho ka this or that. Iriya video ni video mu by'ukuri yo kuruhuka mu mutwe, niko nabyita. Kwa kundi uri kuboha ukayishiramo, ni video y'amahitamo, ni nka game, it's like a game, ni nka game. Iki cyangwa iki ugahitamo ukagira, ni video ya chill, nta birenze. Indi video ngo ya story time, ibaze ukuntu nkunda gutera story, ibaze ko kuri iyi YouTube yanjye maze gutera story inshuro 2 gusa yo ukuntu nasebye mu bukwe bwanjye n'iya proposal yanjye. Nereho n'abantu bahora bambwira mana yanjye kuri ibi navuze bya proposal, ibindi by'ubukwe n'ibindi, n'ukuntu abantu bambona ubu bahora banyandikira, bahora bambwira, yaba inshuti zanjye abaye ngo ugomba kuzatumira umugabo wawe kuri Agape Hub, ugomba kumutumira ngo mugakora ikiganiro, ngo mugatubwira ukuntu ngo mwamenyanye iki. Umva, nongeye kubisubiramo rwose, ntabwo abikunda, ntabwo abikunda, kubera yuko narabisobanuye ubushize. Ntabwo abantu bose bakunda ibintu bya kamera, ntabwo abantu bose babishobora, nta n'abantu bose babikunda. So nimutazigera mumubona ahangaha uko byagenda kose, ntimukabyibazeho, ntabwo abikunda, ntabwo abikunda, ntabwo abikunda. Hari abantu bambwira ngo tujye dukora ngo amaprank ngo y'amakapoz, mana yanjye ntabyo yakora pe, ntabyo yakora. Mfa no mu nzozi zanjye sinarota mbimusaba ko ntabwo abikunda, like ntabwo ari ibintu bye pe, ntabwo ari ibintu bye. Kandi umuntu wese ugomba kumwubahira uburyo ateyemo. Hari abantu batabikunda, badakunda kubonwa n'abantu benshi, cyangwa badakunda ibintu bya social networks, social media, badakunda, murabyumva. Ikindi, amakosa dukora ku myambarire, imyambarire dukora amakosa menshi, nanjye ndayakora umva atabarika, ariko twese tugenda twiga twese gahoro gahoro, buri muntu akambara style ye nziza imubereye, ibintu nk'ibyo ngibyo. So guys, kuri ubu ngubu mfite videos 57. Hari igihe nashootingaga cyane, ubundi nkahura n'utuntu n'utundi, nkashootinga gahoro, gutyo bikagenda bihinduka. So uyu mwaka wa 2023 nzagerageza gushootinga uko nshoboye, nzagerageza gushootinga uko nshoboye, ariko ubu ngubu ndashaka gushiraho iminsi ya video zaya zisohoka, niba ari video 2 mu cyumweru, niba ari 3 mu cyumweru, ariko mukaba muzi ngo uyu munsi haraza gusohoka video, uyu munsi haraza gusohoka indi video. Ikindi nzagerageza, hari abantu bahora bansaba ngo vlog, nzagerageza vlogs. Ntabwo ndazimenyera, ntabwo ndazisanzuraho, ariko I'll try my best gukora vlog. Nibura nk'uyu mwaka nko mu kwa kangahe nzagerageza vlog, ndebe ko bicamo neza. So ndabashimiye mwese mwabikurikiye. Impamvu mba nkoze nk'iyi video no kugira ngo niba hari nk'aka video wumvishe ukumva utarakarebye ugasubira inyuma ukajya kuyumva, kuko nabyo byagufasha. Cyangwa niba hari nk'ikibazo wibazaga kuri video zanjye nakoze, wenda hari bike nashubije nagerageje, niba hari ikindi kibazo ufite kuri video zanjye, andika muri comment, noneho ndagisubiza. Mwakoze cyane kunkurikira. Bye.